Abantu benshi barakora bagakora cyane bakihiringa ndetse bagakora n'amasaha menshi, ariko bahora bibaza impamvu zituma batabona amafaranga menshi nubwo bakora cyane. Uyu munsi rero tugiye kuba twagaruka ku mpamvu 7 zituma abantu benshi batabona amafaranga menshi nubwo bakora cyane. Impamvu ya mbere rero ni iyi ngiyi. Ndagira ngo rero manze nkubwire ntaratangira n'impamvu ya mbere. Niba wari bwo bwa mbere ugeze hano, biragusaba gukanda subscribe na like kugira ngo tujye tubana buri munsi ujye ureba ibiganiro nk'ibi ngibi, kuko n'ahandi wasanga ibiganiro nk'ibi ngibi usibye kuri iyi channel. Twagiye ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere, kudakora ibifite agaciro gahambaye. Hari akazi kadatanga amafaranga menshi kubera ko kaboneka kuri bose. Urugero, umuntu ushobora kumara amasaha 12 ku isoko acuruza imboga, ariko narenza amafaranga 5,000. Shaka uko wakora ibintu bifite agaciro kanini nko kwiga ikoranabuhanga cyangwa se kwihangira imirimo yawe yihariye. Ikintu cya kabiri rero, kuba umukozi aho kuba nyiri igitekerezo. Abantu benshi baba bakoze aho kuba ba nyiri ibitekerezo. Kuki wowe wumva kutakitekereza ikintu ngo ube nawe nyiri igitekerezo? Abantu benshi bagendera ku bitekerezo by'abantu. Gutera imbere birakomera iyo ukorera abandi gusa. Ba nyiri YouTube, WhatsApp cyangwa mobile money batanga amahirwe ariko bakaba ari bo binjiza menshi. Shaka igitekerezo cyawe gituma nawe wiharira ukagira agaciro, ukagenda uba munini nyine nawe ukagenda ubona ko inyungu zawe ziri kuza nta wundi muntu ubigizemo uruhare. Ikintu cya gatatu, kudakoresha neza ayo winjiza. Hari abantu binjiza amafaranga ariko ntibayakoreshe neza. Bahora mu guhaha ibintu bidateguwe cyangwa se kubona hejuru y'ubushobozi bwabo, cyangwa se abantu bakaba hejuru y'uko binjiza, ukabona ubayeho ubuzima bw'amafaranga menshi nyamara winjiza amafaranga make. Ikintu cya kane, kubura ubumenyi ku bijyanye n'ishoramari, kubura ubumenyi ku bijyanye n'amafaranga. Niba utazi ko amafaranga akora, ntushobora kuyategura cyangwa se ngo uyakoreshe neza. Amakuru y'ubukungu, ishoramari n'iterambere ni ingenzi kuba wabimenya. Jya wiga buri gihe ibimenyetso bigaragaza ko uko ubukungu bugenda, iterambere uko rigenda. Ikintu cya gatanu, gutinya guhanga cyangwa gufata ibyemezo bikomeye. Abantu benshi batekereza ibitekerezo byiza ariko bagatinya kubishira mu bikorwa. Urugero, ushaka gufungura konti ya YouTube cyangwa TikTok ariko ugatinya gufata video. Ubwoba ni inzitizi za mbere z'ubukire. Ikintu cya gatandatu, kuba mu mwuka wo gusaba no gutegereza abandi. Ntukabe mu mwuka wo gusaba no gutegereza abandi. Hari abantu batekereza ko ubuzima bwabo buzahinduka kubera undi muntu, ariko ukuri ni uko iterambere riruta cyangwa se rituruka kuri wowe ubwawe, si ku bandi. Iyumvemo ko ushoboye kandi ibyemezo ari wowe uzajya ubifata. Ikintu cya 7 rero, kugendera ku myumvire yo gukunda umushahara. Umushahara w'ukwezi ni mwiza ariko si wo cy'ubukire. Birumvikana ko n'ubundi utazi gukoresha uwo mushahara neza, n'ubundi kugira ngo uzagere ku gisubizo cy'ubukire byaba bigoye. Biba bisaba ngo niba ufite n'ako kazi winjiza amafaranga, niba ari menshi ugomba kumenya uko uyakoresha n'uburyo uyajeramo kugira ngo bibashe kuba byagufasha mu iterambere. Kuko n'ubundi hari abantu benshi binjiza amafaranga menshi ndetse bahembwa n'amafaranga menshi, ariko kubera bahembwa amafaranga menshi bakirara, bakabaho ubuzima burenze, bakabaho ubuzima buri hayi, kandi mu by'ukuri nta terambere ubona mu buryo bugaragara bigeze bageraho. Kosora ibyo bintu rero urebe ko hari icyo byakumarira. Murakoze.